Reka tubasuze kandi tubifurize kugubwa neza mwese mufata umwanya mukagenda mubana natwe muri gahunda z'amakuru atandukanye, amakuru bari kuvugwa mu Rwanda, mu Burundi ndetse no ku isi hose. Tubagezaho n'andi makuru atandukanye abari kugenda cicikana ndetse anavugwa ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye. Ngusabe niba ari ubwa mbere udukurikiriye munsi ya video kandi kuri buti itukura ukore subscribe maze wiyongere mu muryango mugari w'abana natwe muri gahunda z'amakuru ndetse n'ibindi biganiro bitandukanye tugenda tubagezaho. Ni kuri uyu wa kane ku itariki ya 10 Werurwe 2022 nibwo urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwataye muri yombi uwihoreye Jean Bosco Mustafa, uyu akaba yaramenyekanye nka Ndimbati muri filimi ya Papa Sava. Kuri ubu ngubu akaba afungiye kuri sitasiyo ya Rwezamenyo mu mujyi wa Kigali. Tugiye kugaruka kuri bimwe mu byabanje kubera iwe mu rugo mbere yuko uyu mugabo atabwa muri yombi. Ngusabe ubane natwe maze wumve uko bizagenze mu buryo burambuye ndetse nuko kugeza ubu ngubu byifashe. Kandi niba ari n'ubwa mbere dukurikiye urebe munsi ya video ukande kuri buti itukura ukore subscribe maze wiyongere mu muryango mugari w'abana natwe muri gahunda z'amakuru ndetse n'ibindi biganiro bitandukanye tugenda tubagezaho. Mbere yuko tugaruka ku byabanje kubera mu rugo mbere yuko Ndimbati atabwa muri yombi, reka tubanze tubabwire mu ncamake uko ikibazo kimeze, noneho tugaruke inyuma tubabwira uko byagenze. Ni umukobwa witwa Kabahizi Firidausi avuga ko yatewe inda y'impanga n'umukinnyi wa filimi mu Rwanda witwa Uwihoreye Jean Bosco Mustafa uzwi nka Ndimbati. Ni nyuma yo kumusindisha none akaba yaramutereranye akanga kumufasha kurera abana b'impanga babyaranye. Ni mu gihe umugabo Ndimbati wavuga ko ibyo uyu mukobwa musaba ari ibya mirenge. Uyu mukobwa akaba avuga ko avuka mu ntara y'Amajyepfo y'u Rwanda, avuga ko yaje i Kigali mu mwaka wa 2019 aje gushaka akazi ndetse n'imibereho, aho avuga ko yahereye ku kazi ko mu rugo aho yavugakoreraga mu Biryogo mu mujyi wa Kigali, nyuma akaba yaraje kukavamo akajya gukora akazi ko gucuruza imyenda aho yacururizaga umuntu. Aganira n'ikinyamakuru Isimbi, uyu mukobwa Kabahizi yavuze ko kugira ngo amenyane na Ndimbati bigere naho mutera inda byatangiye Ndimbati aza kureba umuhungu babanaga mu gipangu kimwe ufata amashusho ya filimi, undi akamubwira ko amufana ariko akaba nawe yifuza gukina filimi. Yarabimubwiye maze uyu Ndimbati amusubiza ko azamufasha kuko abona ari umwana mwiza. Umunsi umwe yahamagaye Ndimbati amwizeza kumushakira umwanya muri filimi akajya akomeza kumwibutsa, undi aza kumubwira ko bari bubonane bakaza kubiganiraho mu buryo burambuye bitewe nuko yamuboneye umwanya muri filimi. Aho uyu mukobwa Firidausi yagize ati naramurindiriye mbonye atinze nditahira, ngeze ku murenge wa Gitega arambwira ngo ageze mu mujyi iruhande ni murinze tuvugane. Yarakomeje arambwira ati ari mu modoka, amubwira ko ngeze ku murenge wa Gitega maze arahansanga. Icyo gihe ari kumwe n'undi muhungu mu modoka, arambwira ngo reka mbanze mujyane aho agiye noneho tubone uko tuganira. Uyu mukobwa avuga ko yamugejejeyo hanyuma parika Cosmos atangira kumubwira ngo ko ari mwiza. Aho uyu mukobwa yagiraga ati atangira kumbwira ngo ndi mwiza ambaza abahungu bantereta. Yakomeje agira ati icyo gihe nari nagize isabukuru y'imyaka 17 y'amavuko. Mu modoka ye hari harimo inzoga yitwa Amarura, afata twa dukombe twa plastike kamwe kagura 100 ansukiramo arambwira ngo na mata abarimo ice cream ndetse na chocolate, ndanywa ndasinda. Ibyakurikiyeho naje gusanga turyamanye muri loji, bwari ubwa mbere nyweye inzoga, nabo twabanaga barabizi, niwe wazinywesheje bwa mbere. Nge nari nzi ko inzoga zibiha, sinari nzi uko zisa uretse byeri nari nsanzwe nzi. Yakomeje avuga ko mu gitondo bashwanye na Ndimbati amubwira ko amakosa araye kuko ari we wamusabye ngo baryamane bitewe n'ibyo yari yanyweye. Yakomeje avuga ko yakoze akazi ke nk'ibisanzwe, ukwezi gushize agiye kwa muganga asanga aratwite. Abibwiye Ndimbati amwizeza ko azamufasha, aho yagize ati twarahuye abona narakaye ambaza icyo nabaye, amubwira ko ntwite. Ntiyabishidikanyaho
ndetse ntiyabigiraho n'ikibazo, arambwira ngo azamfasha, azankodeshereza, sinzajya gusebera iwacu mu cyaro nk'abandi bakobwa. Yaje kumutwara kubana na mushikiwe Igikondo, ariko baza gushwana kuko Ndimbati atakoraga ibyo yari yaremereye uyu mushikiwe, birimo kubahahira ndetse no gukodesha inzu. Igihe cyaje kugera asaba Ndimbati ko yamufasha akamushakira umuganga ukuramo iyo nda, cyane ko n'amategeko abyemera, ariko Ndimbati amubwira ko atabikora kuko atazi icyo uwo mwana azavamo. Ngo hari cyangwa se aho yavuze ko atakica umwana we, ahubwo yakwemera agafungwa aho kugira ngo yice umwana we kuko atazi icyo azavamo. Uyu mukobwa yakomeje agira ati, naje gusubira mu cyaro mbonye ubuzima bukomeye, ngezeyo tukajya dukomeza kuvugana na Ndimbati, ariko naje kugira ikibazo, papa wanjye akajya abibona nabi ndetse akajya anandakarira aho nahoraga ndyamye, bikamubaza bikamutera kwibaza byinshi. Nari narabibwiye mama umbyara, ariko papa ndabimuhisha. Nakomeje kuvugana na Ndimbati anyizeza ubufasha, ariko ndategereza ndaheba. Uyu mukobwa avuga ko yaje gushwana na se umubyara bitewe n'uburyo yakomezaga kwirirwa aryamye, maze agaruka mu mujyi wa Kigali, ariko bigira ibanga aho yahitiye mu kazi ko mu rugo aragakora. Bigezeho abamukoreshaga bamenya ko atwite, nibwo baje kumusezerera, ubuzima burakomera. Yaje kubibwira Ndimbati maze aramufata mujyana harya mbere yabaga mu gipangu aho yahoze habaga n'umukameramani, maze biza kurangira ubuzima nabwo bukomeje kwanga. Uyu mukobwa rero nk'uko yakomezaga kugenda bivuga, avuga ko ubuzima bwakomeje kugenda bumucanga, maze Ndimbati amujyana kuba i Kamonyi, aho rero nabwo byaje kurangira uyu mukobwa ubuzima bumugoye kuko Ndimbati atamuhahiraga ndetse anishyure inzu. Aribwo uyu mukobwa yahisemo gutangira kujyana ikibazo cye ku rwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha RIB, aho uyu umukobwa icyo atashakaga ntabwo kwari ukumufungisha, ahubwo avuga ko yashakaga ko abana be babona uburenganzira. Ndimbati yakomezaga amusaba ko yazamuha abana be, maze uyu umukobwa agahabwa 500 kugira ngo nawe ashake icyo yakora, maze akazasubirana abana be afite ubushobozi bwo kubarera. Ayo mafaranga rero yamwemereye ntabwo yayamuhaye, ariko amufasha, ahubwo yamufashije kubona akazi, ariko aza kwimwa uburenganzira bwe, ari nabwo yaje gufata umwanzuro wo kwambura abana Ndimbati maze asubirana nabo. Aribwo uyu mukobwa yahise atangira kujyana ikibazo cye mu itangazamakuru, ari naho kugeza ubu ngubu ibintu byaje kugenda bimenyekana ndetse binajya hanze, ibyaje gutuma kuri uyu wa kane ku itariki ya 10 Werurwe 2022 Ndimbati atabwa muri yombi n'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB. Uko byaje kugenda mbere yuko uyu Ndimbati atabwa muri yombi, nk'uko twabibabwiye mu buryo burambuye, nuko nguko byagenze mbere yuko Ndimbati ibi ngibi biba, mbere yuko Ndimbati atabwa muri yombi. Nkuko byatangajwe n'uyu mukobwa mu kiganiro yagiranye na Isimbi TV, yavuze ko abana yabanje kubajyana kwa se, nyuma mbere yo kujya kubafata ahangaha hakaba hari hahuriye nyina wa Ndimbati na se w'uyu mukobwa, maze babiganiraho, aho byaje kurangira uyu mukobwa yifuje ko yahabwa amafaranga, maze uyu Ndimbati amubwira ko amafaranga asaba ari menshi, aho Ndimbati yasobanuye avuga ko uyu mukobwa amusaba akayabo k'amafaranga, aho uyu Ndimbati yavuze ko uyu mukobwa yifuza 5 miliyoni z'amafaranga y'u Rwanda, ndetse akanakodesherezwa inzu y'300,000 ndetse agafashwa no gushakirwa akazi keza. Ibi Ndimbati akaba yaravuze ko ibi birenze ubushobozi bwe. Ibi rero akaba ari byo byabanje kuba mbere yuko uyu Ndimbati atabwa muri yombi, nk'uko byamenyekanye ndetse bikanatangazwa kuri uyu wa kane ku itariki ya 10 z'ukwezi kwa gatatu mwaka wa 2022, aho umuvugizi w'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB yagize ati, RIB yafashe umugabo witwa Ihoreye Jean Bosco uzwi nka Ndimbati w'imyaka 51 akekwaho icyaha cyo gusambanya umwana. Yavuze ko Ndimbati ubafungiye kuri sitasiyo ya RIB ya Rwezamenyo mu gihe hagikomeje gukorwa iperereza kugira dosiye ishyikirizwe ubushinjacyaha. Ndimbati akaba yatawe muri yombi nyuma yuko hari hamaze iminsi
kandi ku mbuga nkoranyambaga hacicikana inkuru y'uyu mukobwa watewe inda nawe. Tuzakomeza tubakurikiranire iby'iyi nkuru ndetse nuko ibi bibazo bya Ndimbati bizarangira. Ngusaba ukore subscribe maze wiyongere mu muryango mugari w'abana natwe muri gahunda z'amakuru ndetse n'ibindi biganiro bitandukanye tugenda tubagezaho. Amahoro y'Imana n'imigisha bikomeze bibane na